babwire wari wabona aho umugore amara amezi 6 yaremye umugabo we amezi 6 inkunguzi ziragwira wari wabona aho umugore ko ashobora gusohora ijambo hakabwira umugabo we ngo ugende ubyake mama wawe ko muri inkunguzi umugabo akabaho nk'umusiribateri kandi afite umugore hari n'abagabo batakivuga kugira ngo mudahamagara polisi mudahamagara na RIB umugore ugasanga yikoze ibyo ashaka yigize uko ashaka numvuga ndajya muri RIB akubika umutwe akamubona ateye korasa tuyu n'umugore yewe no kunatajya kuramo agatambara tuyu nguyu niwe bavuze yareba imbere yareba ukuntu yambara n'ukuntu atekereza n'ukuntu avuga kavuga tuyambera umugore ibyo rwose nta wabihora iduha imyenda Imana irakwambika ikagukesha ukagenda ukabi umugore w'ikizuba zuba ukabikizungerezi ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amahoro y'Imana nabe muri mwebwe nizere ko mukomeye kandi muguwe neza umwami Imana akomeje kubarinda ni kuri M.Charlene official aho mugenda mukurikirana ibiganiro bitandukanye ijambo ry'Imana impuguro z'urubyiruko abubatse ikigisho cyitwa umusirikare wa Kristo ngeze kuri episode ya 29 aho nagiye mvuga ku rukweto rw'umusirikare mvuga kuri uniforme y'umusirikare navuze ku byishimo by'umusirikare mvuga ku butwari bwabo navuze ku rukundo rwabo mvuga ku bwitange bagira navuze ku bintu byinshi bitandukanye navuze ku ikosi mvuga ku manyenyeri ibyo bintu byose rero nagiye mbabwira narindi kubabwira ko natwe akagakiza turimo kagereranywa n'umusirikare natanze urugero ku musirikare usanzwe w'umubiri kubera yuko n'abantu bo gutangwaho urugero ndi kubabwira ngo natwe tubere Imana tube abasirikare ba Kristo hanyuma tugere ikirenge mu cya Yesu kuko ari we afande wacu rero ndabashuhuje abari mu Rwanda mu ntara zitandukanye aho mugenda mu nkurikiranira abari mu bihugu by'abaturanyi abo muri Afrika abo muri Amerika ya ruguru n'iyepfo abo muri Aziya muri Europe muri Australia abantu bagiye abasirikare bagiye gucunga umutekano mu bihugu bitandukanye namwe ndetse n'abapolisi n'abasirikare bari mu bigogwe hari umuntu wambwiye ngo kuki utajya usuhuza abasirikare bo mu bigogwe namwe ndabashuhuje cyane najyaga nibanda ku basirikare bo muri Nyungwe ubanza ari uko ariho nanyuze nkabona ukuntu hasa n'ukuntu hameze nkumva mbashyize ku mutima kugira ngo njye mbasuhuza turabakunda kandi turabazirikana kandi n'Imana irabakunda ndabizi neza ko imbunda na Bibiliya biramutse bibitswe ntago twabaho rero Bibiliya yubahwe n'imbunda yubahwe ya 24 ndumva aribwo ikiganiro cyasohotse cya episode ya mbere kuri divorce nashatse kuvuga iki kuri episode ya mbere ni ikibazo cyabazaga ngo mbese divorce ni icyaha yego narababwiye ngo divorce ni icyaha itankurikiza ijambo rivuga ngo ariko icyitonderwa nsoma ijambo rivuga ngo ryo muri Matayo ibice 19 umurongo waho w'9 cy'Imana yafatanyije ntagire ugitandukanya ngenda mbasobanurira ukuntu abantu bakoze divorce tudakwiye kubatera amabuye kuko utazi iby'Imana yafatanyije n'ibyo abantu bafatanyije dushobora kurira ngo umuntu yakoze divorce kuko tuzi ese ajya gusezerana niwe wisezeranyije yapfuye guterura yapfuye kuyora ni Imana yabigizemo uruhare kubwira ijambo rivuga ngo icy'Imana yafatanyije ntihakagira umuntu ugitandukanye bishatse kuvuga ngo ibyo abantu bafatanyije pe isaha n'isaha byatandukanye ubwo rero kugira ngo umenye umuntu wakoze divorce ari Imana yamusezeranyije cyangwa yarapfuye kwisezeranya niyo mpamvu tudakwiye kugira gute kubacira urubanza kuko ibintu abantu bakora iteka barabihoma bigahomoka ariko ibintu Imana yikoreye ku giti cyabo
hanyuma hakagira umuntu ugira uruhare rwo kugira ngo abo bantu yafatanyije batandukane, ari umugore ubigizemo uruhare cyangwa umugabo cyangwa na rubanda, ngo icyo Imana yafatanyije ntakagira ugitanya. Uyu munsi ndashaka tuvuge, ni gute wakirengera ingaruka z'amahitamo yawe mabi mu gushaka? Ndumva ari ibyo bintu. Ni gute wakirengera ingaruka z'amahitamo mabi yawe mu gushaka? Wakora iki? Mumbabare tuvuge iki kintu. Ni gute umuntu wahubutse agashaka nabi, agashaka yiyoboye, ni gute wakirengera ingaruka z'urushako rubi? Mpamvu ndi kubabwira ibi bintu nuko biri mu ngo nyinshi. Hanyuma wenda nawe watandukanye, turi burebe nimba uburyo watandukanyemo ari bwo wari ukwiye gukoresha nk'umukirisitu. Ejo nabigishije kuramira andi mahirwe ya kabiri. Nimba uramutse ushatse nabi, ukabana n'umugore cyangwa n'umugabo wagera hagati ukabona ntibikunze, narababwiye ngo mbese niki ugomba kwihutira gukora. Nababwiye amakosa mukora mwongera ku yandi mwakoze. Ibi bintu abantu ndi kubibwira ni abakirisitu, kuko abapagani bo nta mategeko abagenga bagira. Murabizi, umupagani iyo umubereye mubi nuguhita kubwira ngo abagore ni benshi n'abagabo ni benshi, agahita ajya kwiyiranja. Ariko wowe mukirisitu wariyoboye, washatse nabi, ugezeyo mo hagati mu rugo usanga ntibizakunda pe, uragoragoza uragerageza ubona ntibyemeye. Ni gute waramira andi mahirwe kugira ngo utazongera guhitamo nabi cyangwa ugafata umwanzuro n'ubundi utanejeje Imana? Ni gute twabigenza? Hanyuma none aha ndashaka tuvuge ngo ni gute wakirengera ingaruka z'amahitamo yawe mabi mu rushako? Ni gute wakirengera ingaruka z'amahitamo yawe mabi mu rushako? Niyo episode tugiye gukurikizaho, nayo episode ya kabiri. Episode ya mbere yaravugaga ngo mbese divorce ni icyaha? Yego, ndavuga ngo yego, divorce ni icyaha. Ndenzaho irindi jambo rivuga ngo ariko icyitonderwa. Mpita mbasomera ijambo riri muri Matayo ibice 16 umurongo waho w'9. 19 umurongo w'9. Ndababwira ngo icyo Imana yafatanyije ntihakagira umuntu ugitanya. Turi kwibaza ngo mbese abantu bahujwe n'Imana n'abihuje ninde wabasha kubamenya mbere yuko tubacira urubanza? Dusanga abantu bakoze divorce ntidukwiye kubyivangamo, kuko tutazi uko babanye, ntituzi nuko bagomba gutandukana. Ni akazi Imana ikwiye kwikorera. Yego. Hanyuma none aha rero tugiye kuganira ngo ni gute wakirengera ingaruka z'amahitamo yawe mabi mu rushako? Ni icyo cya kabiri. Ni gute wakitwara mu gihe ugize amahitamo mabi kugira ngo utongera gukora ikosa nk'iryo wakoze mbere? Umva ikintu cya mbere dukwiye gukora. Wahisemo nabi, wiyoboye, cyangwa wanze kurindira Imana, cyangwa banagutuburiye, cyangwa wanamukunze kumureka byakunaniye, nako tujye tugashyiramo. Hari igihe ukunda umuntu nawe akakwereka ko yagukunze kandi afite ibimugenza. Abantu benshi 95% bafite urukundo rw'imibare. Abantu bajya gusezerana babibaze, akagenda ati uriya mugabo afite imitungo, iyo ngiye ikaba yo ntuzimujyana, hakanavuga ati nidutandukana tuzagabana. Murumva imibare? Abasore nabo n'abagabo bagira imibare, akitegereza akareba tuyazambera mama w'abana, akareba imiterere, akareba uburanga no gutuza no kubika umutwe. Hari abantu bazi gutuza
baterekana amarangamutima yabo, bazi guceceka bigakunda bakagira uburyarya. Yego, akubika umutwe akamubona ateye ikorasi ati uyu ni umugore, yewe no kuntu atajya gukuramo agatambara ati uyu nguyu niwe bavuze. Yareba imbere, yareba ukuntu yambara n'ukuntu atekereza n'ukuntu avuga, akavuga ati yambera umugore. Ibyo rwose nta wabihora undi, kuko mu muntu ni kuri. Nge narababwiye ngo ishuri ry'umuntu narize, ariko na n'isaha nimba hari ibintu njya ntsindwa ni ukwiga umuntu. Ukwiga umuntu sinzi icyo ukora, ashobora kuba ngize nka 50%. Umuntu ntago wamwiga ngo umushobore, kuko abantu bafite ukuntu bateye. Nge baranyobeye pe. Ngewe nishimye, amarangamutima y'ibyishimo ndayagaragaza, mbabaye n'amarangamutima y'umubabaro nkayagaragaza. Ukuntu ndi ndabigaragaza, kereka iyo mbona nta kintu biri bumarira abantu cyangwa kubishyira ahabona biri bunteze ibibazo. Ariko kuba uburyarya, abantu mushoboye kuba indyarya ugasekera umuntu bitakurimo. Ngere ntago nanabishobora, sinagusekera bitandimo, kuko mba ndi gupfusha umusa umwanya wanjye, nta n'umugisha mbona. Ahubwo nakurakarira nyine ukabibona ko nakurakariye, ukambaza n'impamvu nakurakariye, tukaganira ikavaho. Ariko abirabura agukorogera icyayi yashyizemo uburozi ntumenye ko yakuruze, arakugambanira ati duhurire muri iyi hoteli, kandi yaguhamagariye abakuniga. Niko bakora, arakwandikira ati ndagukunda ndanakwemera, kandi aba mu dutsiko tw'abagizi ba nabi baguhiga. Nuko nyine kuba wakibeshya ku muntu ngo ni umugore mwiza, no kuba wakibeshya ku muntu ngo ni umugabo mwiza, ibyo nta wabiguhora. Noneho ndi kuvuga ngo wagezeyo, uhise ubibona ko ari umugabo mubi, urabibonye ko ari umugabo mubi, ukoze ibishoboka byose ngo wubake urugo. Umuhaye keya, wihanganiye ibyo agutuka, wihanganiye ibyo avuga, wihanganiye ibyo agukorera. Ubwo ndavuga ku mpande zose. Weza imbuto, hamwe ubona imbuto zose wagombaga kwera, wamaze kuzera ndetse uzeza igihe kinini. Aho kugira ngo uwo mwashakanye ahinduke, harushaho kuba mubi. Hamwe wicara ukavuga uti ndacyari muto, ubuzima sinzabushobora, reka fata umwanzuro. Aho niho nshaka kukugira inama. Ntuzongere gukora ikosa rya kabiri ryo kwiyobora. Umuntu w'umukirisitu usenga Imana, iyo umaze kwerera imbuto uwo mwashakanye, ntabwo ugomba kumuha igihe, ugomba kubikoraho. Ugomba kubikora kandi uri no gusenga. Nagira ngo mbabwire ngo impuhwe abantu bagira, Imana ifite izirutaho. Iyi ni Imana ijya yitegereza umuntu ikabona ukuntu arengana, kandi yabona ukuntu umuntu arengana ikururukira kumutabara. Ahubwo abantu gutitiriza Imana no kuyirindira birabananira, kandi koko biratinda. Najyaga ndeba amarira naririye Imana. Naririye Imana kuva ku mwana wanjye w'imfura, ndirira Imana ku mwana wa kabiri, ndirira Imana ku mwana wa gatatu. Reka mbayeho n'ubuhamya. Narariraga nkarira, Mana wantabaye ukandengera. Nari mfite ubushobozi bwo gufata umwanzuro nkagenda, kuko amafaranga y'inzu ninjye wayitangiraga, ninjye wiyishyuriraga inzu, ninjye wigaburiraga. Ibintu byinshi narabyikoreraga. Mu nyumve baroko, ibyo nikoreraga rero, nari mfite gufata umwanzuro wo kuvuga ngo reka njye kwishakira inzu mbane n'abana banjye, cyangwa n'ibana. Nari mfite ubushobozi bwo kubasiga, kuko hari abagore bajya babikora. Ariko narindi kukubwira ngo ntuzakore icyaha ngo wongere mu kindi. Nugira ikosa ryo guhitamo nabi, ndi ku ntego yo kukubwira ngo ni gute waba mu ngaruka z'amahitamo yawe mabi mu gushaka. Nimba usanze ari bibi, wikongera gufata umwanzuro wawe uvanye mu bwonko bwawe no mu bitekerezo byawe. Ubushobozi bwinshi nari kuba mbifite bwo kugira ngo mpagarikiraho, ariko nanga kongera gukora ikosa rya kabiri ryo gukomeza kwiyobora kugenda bira mupango. Hita nkora ikintu bita gucebura. Senga
Imana hatarimo uburyarya, kandi mba umukirisitu nera n'imbuto. Gusenga Imana, kwera imbuto ukazerera uwo mwashakanye, ni kimwe mu bintu bitera Imana gufata umwanzuro ntawibajije, kandi igafata umwanzuro uyinogeye, utanogeye, utakunogeye, utanogeye abantu, igafata umwanzuro wayo. Nababwiye ngo kwera imbuto no gusenga no gutanga keya uwo mwashakanye wakunaniye, ubundi ibyo bintu nibyo bizavamo umwanzuro w'Imana. Kandi Imana iyo yanzura ibintu bitandukanye n'ibyo twibwira. Iyo abantu batandukanye, abantu bose bumva yuko bagomba gusenga abantu bagasubirana. Niko muteye, niko mumeze, kandi byakabaye byiza uwatandukanye n'umugore we, Imana imuhaye agakiza bagasubirana. Byakabaye byiza uwatandukanye n'umugabo we, Imana ibikoze ikabinyuza muri iyo nzira bagasubirana. Ni byiza, ni umugisha. Ariko ibyo ni ibitekerezo byacu. Imana ifite imyanzuro yanzura irenze iyo dutekereza, kandi nibyanzura tujye twihangana, kuko amahitamo y'Imana cyangwa ubushake bwayo nta kindi warenzaho. Nakoze ikintu bita gusenga, nkora n'ikintu bita kwera imbuto. Ibyo nahuye nabyo mu rushako ngewe ntago nshobora kubivuga. Burya utuntu njya mbabwira ni duke, kandi nzarinda mpfa ntabivuze, ntabyo muzumva. Narasenze, ndagenda ashaka ikintu bita ubushuti ku Mana, kuko ngewe nkimara gukizwa ntago nigeze ndeba ku ruhande. Nahise mera nka Pawulo niwe wavuze ngo ndasiganwa ariko sinkutazi yonge, ndaterana ibipfusi sindi nkuhusha, ndashaka gusingira icyo Kristo yamfatiye. Nuko narimeze. Iyo ufashe umwanzuro wawe uturutse mu bitekerezo byawe cyangwa mu bitekerezo by'abandi, burya abantu ntago ari abana beza. Hari no kugira inama kugira ngo urusheho kwangara, hari ukugira inama kugira ngo urusheho kubabara, hari no kugira inama kuruha bizi ko yakuruye. Niyo mpamvu nababwiye ngo gusenga mwishyizemo ngo Imana itinda gusubiza, nyine yanatinduka yirindira kuko udafite arya nk'umurwayi. Wamara gusenga ukarindira igisubizo giturutse ku Mana. Abantu rero iyo munaniwe kurindira gusenga, urongera ukiyobora, ugafata umwanzuro wo gutandukana n'uwo mwashakanye, kandi Imana yari ifite kumuha agakiza mukongera mukabana. Bishatse kuvuga ngo ntago uzi ikikunogeye ntugahita upfa gufata umwanzuro, ntago uzi ikikunogeye, ntuzi ikikubereye cyiza, ntugapfe gufata umwanzuro utari kumwe n'umwuka w'Imana ngo akubwire ati binyuze hano. Hari igihe abikubwira ngo nimutandukane, hari igihe abikorera muri wowe atabikubwiye ikabatandukanya ku buryo nta n'uwakongera kubahuza. Ariko ntuzongere gufata umwanzuro, ntuzafata umwanzuro wo gutandukana n'uwo mwashakanye ngo upfe kubikora kubera inama bakugire cyangwa iyo wigiriye, ahubwo uzabikora ubishyigikiwemo n'Imana. Aho ngaho niho hambere. Ikindi cya kabiri, kongera gufata umwanzuro wo gushaka. Niyo wumva ngo umuntu yashatse umugabo wa mbere biranze, ashatse umugabo wa kabiri biranze, ashatse umugabo wa gatatu biranze, ese baroko tuvugisha ukuri? Reka mvuge ko nta kosa ufite, hose byagiye byanga, wenda wowe utarananiranye. Ubwo se koko washaka umugabo wa mbere ukagerekaho uwa kabiri, ugakubitaho uwa gatatu, witwa umukirisitu, ufite itorero ubarizwamo, ibyo bintu ko kurumva atari umwanda? Nta handi byaturutse, ni ugukoresha ubwenge n'ibitekerezo byawe. Kuko iyo ushaka uwa mbere ukicara ukarambya, ukarindira yaremye isi n'ijuru ikakwihera icyerekezo, birashoboka ko ari kukubwira ngo sengera uwa mbere muzasubirana,
birashoboka ko yari kukubwira ngo nzamushyingira undi nawe ngo ushyingire undi. Birashoboka ko akubwira ati ikubwira iti nzamurangiza. Ibyo reka mbabwire byose irabikora. Hari abo yica bakabahamba, hari abisezeranya bakiriho. Imana ifite ibintu yanzura. Kuko ngiye niboneye umuntu Imana yishe w'umugore. Niboneye umugore Imana yishe imuhora kujujubya umugabo. Nibonera n'undi mugabo Imana yiyiciye imuhora kujujubya umugore. Uwo mugore ndamuzi. Uwo mugore ndamuzi. Umugabo yari yaramujujubije. Yaramujujubije ariko hanze aha hari abagabo babi. Nimba unankurikiranye uri umugabo mubi, umugore wawe nta mbaraga afite zo kugira icyo agukoraho. Ariko umunsi Imana yagukandagiye ku gakanu, uzahita umenya kwihohoterwa uri gukorera umugore wawe. Mu cyumba cyanyu nta kamera irimo, itotezwa umukorera nta kamera ihari. Ntago yabifata, ntiyabibwira famiye, ntiyabivuga mu itorero, ntiyabijyana muri ribu no muri polisi, kuko nta bimenyetso by'ubutindi bwawe n'ubugome bwawe afite. Ariko umunsi Imana kuniha k'uwo mugore kwazamutse kukagera ku ndiba y'umutima w'Imana, izagukandagira ku gakanu. Burya n'abantu bose ubona tujya guhamba, ntimukagire ngo harimo abagenda bakwiye kugenda. Ku buryo rwose umugore aherekeza, akamuherekeza ati nabuze umutware, ariko ahari akarwijomba. Ibyo byo turabizi, hari abagore tubiziranyeho. Niyiziye umuntu arakwica, akakwica. Reka nkubwire, turashimira Imana yazanye imyenda, iduha imyenda. Imana irakwambika, ikagukesha, ukagenda ukabi umugore w'ikizubazuba, ukabikizungerezi, bakubona utambutse n'umugabo, bati urushako rwaraguhiriye. Ariko umunigo wa ninjoro n'abana bawe ntibawumenye. Kandi ibi ndi kuvuga ku bagore, ndi no kubivuga ndi kuvuga ku bagabo bazengereje abagore, ndi no kubivuga ku bagore bazengereje abagabo. Mureke mbabwire, uwo mugore Imana yishe yaramwishe, kandi yamwishe tuvuye mu yitatu turi kumusengera ngo Mana ngo muhindure. Ariko mureke mbabwire, wari wabona aho umugore amara amezi 6 yarimye umugabo we? Amezi 6. Inkunguzi ziragwira. Wari wabona aho umugore ko ashobora gusohora ijambo hakabwira umugabo we ngo ugende ubyake mama wawe ko muri inkunguzi? Umugabo akabaho nk'umusiribateri kandi afite umugore. Hari n'abagabo batakivuga kugira ngo mudahamagara polisi, mudahamagara na ribu. Umugore ugasanga yikoze ibyo ashaka, yigize uko ashaka, numvuga ndajya muri ribu. Ariko burya ribu murayibeshyera, ntago ribu irenganya. Nanjye mbonereho n'umwanya wo kuvuga ngo bajye bakora itohoza neza ku bagore bahamagara ribu. Leta igihugu cyacu kijya gushyiraho uburinganire n'ubwuzuzanye, ntago bari bavuze ngo abagore muzigire mutya, ntago ariko babigishije. Baduhaye uburenganzira ariko ntago bigeze batubwira ngo dukandagire ku mitwe y'abagabo. Maze rero muhorana nimero za ribu. Ariko burya hari ribu izavuganira umugabo wawe igihe uzamuhamagarira ribu kandi uri kumuhohotera utamurega iby'ukuri. Nawe Imana abagabo nabo hari ribu izabarengera yo mu ijuru. Ibi bintu mwabifashe nabi. Hari abagabo baherutse kunganiriza baravuga ngo abagore barabaduteje ngo badusuzugure, babahaye uburenganzira. Ndababwira n'ibyo bintu ntago ariko leta yabikoze. Abagore bahawe uburenganzira kugira ngo bamburwe mu gukandamizwa, kandi ibyo birahari, byari bihari.
byari bihari. Umugore yarameze nka sitiriwe yikuba amasafuriya, umugore ari nyina macibiri wo mu gikoni, umugore adafite agaciro, adafite ijambo. Hanyuma hasohoka itegeko rirengera umugore nyakubahwa, aragahoraho kuko Yesu burya namuzeye. Yesu na perezida, umwami n'umwami Imana nibo babyizeho kugira ngo umugore abone agaciro. Ariko mwabagore, ntabwo Imana yaguhaye uburenganzira bwo gukandagira umutwe w'umugabo wawe kugeza ubwo mwubahuka ukamutesha agaciro. Ntabwo Imana izabibemerera. Ndakurahiye. Kuba warahawe uburenganzira ntabwo bivuze ngo ujye umukandagira mu mutwe, kuko umugabo Imana yamuhaye icyubahiro, kandi icyubahiro barakivukana, kuko Imana yaravuze ngo umugabo ni umutwe, ni umutware w'urugo, ngo nk'uko kirisitu ari umutwe w'itorero. Ni muri Bibiliya niko byanditse. Ibi bintu byanyu rero byo kwirirwa mukora amakosa hanyuma mukaryamana nimero za ribu, ndamurega ko yamhohoteye, cyangwa muzi ko ribu bo batize batazi ubwenge, namwe barabavumbuye. Bajye bakomeza kandi babavumbure. Bamwe bamuzi kwiririsha, hari ukuntu murira mugahogoza mukerekana ibintu bitabayeho. Ngiye nagiye mbona abagore bagiye barega abagabo babo muri ribu ngo umugabo yamuhohoteye, kandi ari umugore wahohoteye iki? Wahohoteye umugabo we. Bajye babikora, bajye babyitegereza, kandi nzi ko n'abari abanyabwenge. Ntabwo uburenganzira bw'umugore twahawe, kandi ababikoze Imana ibaha umugisha. Ntabwo ari ubwo gusuzugura abagabo, nta nubwo ari ubwo kubafata uko tubyumva ngo navuga arajya muri gereza. Kuki se yamburwa uburenganzira bwo kuvuga? Uburenganzira adafite ni ubwo kugukubita, uburenganzira adafite ni ubwo kuguhohotera, ni ubwo kuguha agaciro. Agomba kuguha agaciro. Ariko nanone kuza ukamukurura mu bwanwa, no, ntabwo ibyo bintu ari byo. Kandi ngo muri abarokora ukajya gufata umuntu w'umugabo mu bwanwa kugeza ubwo umugabo aba ameze nk'inuma yanyagiwe iwe mu rugo, mu nzu yiyubakiye, akanywa amazi ntamugere ku mutima, akarya ibiryo ntibimugere ku mutima, hakikunja akamera nk'inuma yanyagiwe iwe mu rugo mu gipangu yiyubakiye, ngo atavuga ukamujyana muri ribu. Ntabwo Imana izabyihanganira. Dore yabantumyeho. Ntabwo izabyihanganira. Izarengera abakurengera, kandi izahana abo guhana. Nimvuga semaye, mvuge bafunge. Ubwo narivuze umugabo ufatwa gutyo, warangiza nawe wa mugabo we kubera ibikugarije n'ibikugose, uri umukirisitu urasenga, nibyo bagusuzuguye, maze kubivuga, ugahita ufata undi mwanzuro uhubutse ngo ugiye gutandukana nawe ushaka undi. Uwo ushatse waramubyaye, uwo ushatse uramuzi, ukamera nk'umuntu uvuye mu zuru winjira mu munwa, kuva mu zuru winjira mu munwa, ugashaka undi mugore ugakora irindi kosa ryo kwiyobora no gutandukana nawe. Nubwo ameze gutyo, nubwo ateye gutyo, wihita umwirukana, wihita ushaka undi. Tera ivi hasi. By'Imana biribwa n'abarambije, abarambiwe bagiye. Nanjye ndi mu rugo nagirwaga inama n'abantu benshi, kandi kizakubwira ko abantu ari abagome. Abangiraga inama yo guta urugo ubu nibo bari kuntuka ngo nanze umugabo. Niko babaye. Baragushinzwe se? Wenda uzarwikorere kugeza upfuye. Nta muntu ugushinzwe. Ntihakagira abagore bakujya inyuma ngo bakubeshye, ntihakagira abagabo bakujya inyuma. Ababyeyi bawe ntibakakujya inyuma ngo bagufatire imyanzuro. Nimba waramenye Imana ukaba warakijijwe, cibura utere ivi hasi. Haleluya. Wiyamura ikintu bita ibiryo birye gake, ubundi ubonane n'umwami Imana. Sifa kwa Mungu. Hazafata umwanzuro nta muntu abajije. Hazafata umwanzuro ntawe abajije. Ni gute ushobora kwirengera ingaruka zaturutse mu rushako rubi? Niyo nama nabahaga. Icyambere nakubwiye ko ukwiye kwerera imbuto uwo mwashakanye.
nubwo agutuka, nubwo ari mubi, nubwo akugirira nabi, mwerera imbuto nicyo kintu cya mbere. Witangira kuvuga ngo ubwo uyu mugore afata nabi ntago ndi bumuhahire, utangira uyatsimbe, uri kongera ibyaha mu bindi. Witangira kuvuga ngo uyu mugore ubwo mfata nabi buretse nzajya ngenda nimarira iminsi 2 njye kuruhuka adaha. Oya, iyo myanzuro si mibi, uri kongera ibyaha mu bindi. Witangira gutaha ureba nk'intare ngo wigira umurakare, iyo myanzuro ni ukongera ibyaha mu bindi. Witangira kuvuga ngo ngewe ngo nta n'ikintu nzongera kumubaza mu buriri, nta n'ikintu nzongera kumubwira, iyo myanzuro ni mibi, uri kongera ibyaha mu bindi. Wimwigiraho rubanda, wimwigiraho umuturanyi, komeza wubahiriza inshingano zawe nk'umugabo, wubahiriza inshingano zawe nk'umugore, komeza umuhahire, komeza umuhekeya, komeza umukunde. Izo keya nizitamutwika ngo ahinduke, Imana izafata indi myanzuro, kuko ntabwo uzapfira mu gahinda. Mureke mbabwire, biriya bintu byanyu budagaho kari ku wundi karahandurika. Mwigize abanyamabanga b'Imana, mwigize abavugizi banyu itaranabatumye. Uwakubwira ngo ugende upfire mu gahinda nka kariya, uzabibwira umuhungu wawe ndebe ko wabimubwira. Ngaho uzabibwira umukobwa wawe, kubibwira rubanda byo murabizi. Umuntu arashaka mukamuvugiriza induru mukamuha urw'amenyo, yakora divorce mukenda kumwica, ariko basi ari umukobwa wawe ubikoze, uzamuvugiriza induru ndebe. Ndashaka kubwira abagabo n'abagore, abagabo mwahangayikiye mu ngo zanyu, nkabwira abagore bahangayikiye mu ngo zabo, nimba uzi ko wakomeje ukera imbuto, wifata umwanzuro wo gutandukana nawe, wifata umwanzuro wo gushaka, banza wicare ushyire ubwenge ku gihe, banza usengere ibyo ugiye gukora, banza uhabwe icyerekezo n'Imana, kuko nje kugutangariza amakuru akomeye. Narababwiye ngo inzu yubakwa n'abantu babiri. Umugabo ashobora kuba umuyedi, umugore akaba umufundi. Kimwe nuko umugabo yaba umufundi, umugore akaba umuyedi. Icy'ingenzi ni ugufatikanya. Ariko sinakifuriza umugabo kuba umuyedi, nakwifuriza kuba umufundi, kuko uri umutwe w'urugo. Yego? Hanyuma rero, nimba umugabo wawe yananiwe kuba umufundi, ntabwo uzaba umuyedi ngo ube n'umufundi. Iyo nzu ntabwo izuzura, nta nubwo izubakwa, n'inubakwa ntizagira. Umuntu wubaka urugo rwubakwa n'abantu babiri. Niyo mpamvu iyo umuntu ari kurwubaka ari wenyine ntabwo rukomera, ntabwo rurama, ruhita ruhirima. Ntabwo Imana izaguhora ko uwo mwafatikanyije byamunaniye. Ntabwo izaguhora umutima w'umugabo wawe mubi mu gihe wawuhaye keya. Ntabwo Imana izaguhora umutima w'umugore wawe mubi mu gihe wakoze ibyo wagombaga gukora. Umva mbabwira indi nkuru. Ntabwo Imana izemera ko abagore cyangwa abagabo muguma mu marira y'abo bagabo babi cyangwa abo bagore babi. Ntabwo izabyemera pe, ntabwo izabyemera. Ndabwira n'abagabo babi bankurikiye n'abagore babi, uwo mugore mukiri kumwe ni promotion Imana iguhaye. Uwo mugabo mukiri kumwe Imana iri kukubwira ngo isubireho. Uwo mugore mukiri kumwe uri mubi, Imana iri kukubwira ngo hinduka. Hari umunsi izagufatira imyanzuro, nitana kwica ngo akora ubukwe, igende kujugunye, bamujyana ureba. Umva nkubwire wa mugabo, bamujyana ureba, bajyana umugabo wawe ureba, bajyana umugore wawe ukanuye amaso, kuko bizaba byanzuwe na nyakubahwa. Izagenda imushyigikire mu rundi rugo, imuramburire ukuboko, imugirire neza. Wowe uzasigara umangamanga uba inzererezi, kandi niwongera gushaka wowe ntibizagukundira. Uzahora mu nduru isimburwa n'indi, kuko utigeze uhitamo kubaha Uwiteka cyangwa ngo ugendere mu nzira zitunganye. Ndumva araho nasoreza, nzajya ngenda mbaganiriza ibi bintu. Wikicara ngo uvuga ngo amaherezo yanjye nayahe. Imana ni umubyeyi, ifite ibitekerezo by'urukundo, ntigira umutima mubi nk'uw'abantu. Kandi Imana ntabwo ari yitazi ikibanza n'igiheruka.
ahubwo abantu mugira defo yo kwiyobora no kwicira inzira ngo kurindira Imana biratinda, ibintu byo gusenga ntibibanguka. Ndeka nkubwire, kurindira Imana naho byatinda ariko bigomba gusohoza umugambi w'ikiza. Nukora ikosa ryo kongera gutandukana n'uwo mwashakanye, ugakora ikosa ryo kongera gushaka bwa kabiri, uhubutse utegereye Imana ngo ikuyobore, uzongera ubwahagirane, uzapfana agahinda, upfanwe umubabaro. Kuko ikintu kibi nabonye mu buzima ni ukugira urugo rubi. Urugo rubi ni nka Gehinomu. Reka iki kiganiro ngisubikire hano, tuzasubukura ubutaha. Narindi kukubwira ngo kora ibintu bibiri nushaka ukore na bitatu. Kwerera imbuto uwo mwashakanye wananiranye, kumusengera, yego, ukamuhata keya. Hanyuma kwa gusenga Imana izafata umwanzuro uyinogeye, kandi umwanzuro izafata izagushyira mu mahoro. Nawe ukiri mu rugo rwawe, ukaba ugifite umugabo ukwihanganiye, ukaba ufite umugore ukwihanganiye, ni Imana iri kukubwira iti wahindutse mukagumana, wahindutse. Ariko urabona si Imana ifite amatorosho y'abagore? Ntabwo Imana ifite abagore bayubashye bo gukomeza kuba amatorosho y'abagabo babo. Nta nubwo Imana ifite abagabo bo gukomeza kugira amatorosho. Hoya rwose ntabwo bishoboka. Ntabwo Imana yafata abantu yaremye ngo ikomeze kubica ubwo rupfu rubi. Hari igihe izafata imyanzuro. Imana ibahe umugisha. Iyi ni episode ya 2, tuzakora n'iya 3. Narindi kuvuga ku kintu cyitwa divorce. Turabashimiye rero ku bantu bakurikiranye iyi message n'ubu butumwa. Abatarakora subscribe muyikore, mukore share, abandi mwandike hepfo kuri comment, mutange inama n'ibitekerezo. Kandi mbonereho umwanya wo kubabwira yuko abashaka kujya ku rubuga rw'abagore, dufite urubuga rw'abagore by'umwihariko, mwaza kunyandikira. Imana ibahe umugisha. Amen.